igihe cyose uri gutumbira ngo bakimutera amabuye, Mwami Yesu akira umwuka wanjye kabisa. Akimuha umwuka w'ubwoba, ijuru rirakinguka. Akimuha umwuka wo kudakunda sha, ijuru rirakinguka. Akimuha wa mwuka w'abisi, akimuha mwuka w'ubusambanyi, akimuha wa mwuka, ijuru rihita rikinguka. Aravuga ngo mbonye Yesu, ahita abona Yesu. Iyo uranduye umwuka ukurimo, Yesu aragaragara. Iyo ukuyeho imyuka y'abantu, Yesu aragaragara. Imyuka irumva, uhagarara i Remera ugakubita iyo muri Amerika, ugahagarara hano ugakubita iya Australia, ugahagarara hano ugakubita iyo mu mazi, ugahagarara. Kubera iki? Nawe uba wuzuye indi mwuka. Biba bisaba ko wambara imbaraga zirusha imbaraga uwo guteraga, wambara imbaraga urusha imbaraga uwo bakoherereje, wambara imbaraga urusha imbaraga umwuka wiwe. Uzuka si inzu, inzu nizuka. Uzuka si imyambaro, imyambaro nizuka. Ni Yesu uza akazuka muri twebwe, ajya mu mutima akazuka. Aho ubupfubyi bwakwisha akakuzura, aho icyangiro cyakwisha akakuzura, aho abarozi bishe umubiri akakuzura. Yesu akakuzura, akazura amarangamutima yawe, akazura ibyishimo byawe, akazura amahoro yawe. Yesu uzura akakwinjiramo ahari indwara akahakora. Yesu ni umwuka, atirinda n'imyuka. Tumbira, ibi ngibi nibyo Stefano yabonye. Atumbira ibuye riruta ayandi mabuye, bituma atumva utubuye tw'abantu. Uko bamutera ibuye akareba Yesu, ibuye rikomeza imfuruka. Uko bamutera ibuye akareba ibuye riruta ayandi mabuye. Uko bamutera utubuye akareba, wakavuga uti yo nimugume muyantere, ndiho ndabona Yesu, ibuye rikomeye, ndiho ndabona ibuye rimira yanyu. Byakozwe no mu gice cya 7, 54. 54. Yes, umutwe w'amagambo handitse ngo bicisha Stefano amabuye. Aravuga ngo babyumvishe batyo basabiranywa n'uburakari, bamuhekenyera. Amen. Komeza. Ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama, atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati, dore mbonye ijuru rikingutse. Ndababwiza ukuri do, iyaremye ijuru n'isi ije gukingura inzu, ije gukingura. Sinitaye ku mbaraga zafunze, ariko ijuru rije gukingura. Kandi rirakingura abagutera amabuye bagihari, rirakingura abaroga bakiroga, rirakingura abatura nabi bagihari. Ijuru rije kubakingurira, kuko umujinya w'Imana ubavuyeho. No, iki cyumweru mugiye kubona ijuru rikingura. Haleluya. Ngo aravuga ati, dore mbonye ijuru rikinguye n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'iki. Ubu ni abana b'abantu duhagarikije iburyo bw'Imana. Ibi biri muri Matayo 25. Yaravuze ngo nimuze mujye iburyo bwanjye. Ndashaka kubwira icyo wakoze. Uretse no kuguha umugisha, Imana iguhaye n'ubugingo. Barasakuza cyane, abasimu bagira bate, barasakuza cyane. Ntabwo ari Imana yabasize amatwi, biziba amatwi, bamugwiriraho icyari, baramukurubana, bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli. Sawuli wabaye finali y'ubugome bwa Pawulo naho yarangiye. Finali kuri Stefano yarapfuye, sibyo? Stefano yarapfuye, icyubahiro bagiha Sawuli, Imana ijya kwataka Sawuli. Haleluya. Yesu aravuga ngo njye ndimanukiye hariya mu ikaye yanjye biranditse. Imana yambwiye nicaye hariya, irambwira ngo y'ubwayo niyo yimanukiye ku muntu wese, umuntu wese waguhagurukiye, umuntu wahagurutse ufite imbaraga z'umwuka zikomeye.
Yesu wenyine arimanukiye aramurika umucyo, aramubuza amahoro, arabatega bagenda, arabatega bagaruka, arababuza gusinzira kugeza igihe barokoye ubuzima bwawe, kugeza igihe aho bakuzirikiye aribo bajya kukuziturayo, aho bakuboshye nibo bajya kugukura. Umva ngo bamushinja bashyira imyambaro yabo ku birenge bya Sawuli. Ndashaka kubwira ngo icyubahiro cy'umunyagitugu kirangiye ku buzima bwawe. Yesu agikubise hasi. Umunyagitugu wagusuzuguraga Yesu amukubise hasi, akazi yakoraga bakamwirukanyaho. Urugo rw'Imana irarujabase, imbaraga z'Imana irazinesheje. Umunyagitugu wari waraguhagurukiye Imana iramutumuye. Kumbeshera ngo navuze ngo urabica. Ntawe yica, ahubwo imbaraga za Yesu zije guhangana n'izawe, kandi za Yesu zirabanesha. Ndashaka kubwira ngo mugiye kubona abanzi banyu bihana, mugiye kubona abanzi banyu bihana, mugiye kubona ababarugaga bakizwa, ababatwari. Ayiwe, hari abantu bagiye guhindukira kubera ko bahuye na Yesu. Abantu bakugiriye nabi bagiye guhura na Yesu, bagiye guhindura amagambo, bagiye kukwandikira mesaje zisaba imbabazi. Itegure kubaha imbabazi, itegure kuzibaha, itegure. Hari umuntu uravuga ngo ndazibaha. Amen. Murabaha imbabazi. Yesu arabasanze, agiye kubatugatuga. Ndababwiza ukuri ngo agiye kubakandakanda, agiye kubatugatuga paka ubugome bwose baburutse mu izina rya Yesu. Bakimutera amabuye arambaza aravuga ati, Mwami Yesu, akira umwuka wanjye. Bwira Yesu mu ntege zanjye nkeya ndaziguhaye. Akira umwuka wanjye utizera, uwuzuze kwizera. Akira umwuka wanjye udakundana, uwuzuze gukundana. Oya, ikintu uzi kiri mu mwuka wawe kizamura, umubwire ngo akira umwuka wanjye. Akira umwuka wanjye, nta gikundiro ugira. Akira umwuka wanjye, nta bukire buwuriho. Akira umwuka wanjye, wuzuye agahinda n'amaganya. Akira umwuka wanjye, akira umwuka wanjye. Yesu, akira umwuka wanjye. Yesu, umuha uwo mwuka wawe unaniwe. Yesu, umuha uwo mwuka wawe utakora. Yesu, umuha uwo mwuka wawe ukennye. Yesu aza kwiyereke. Yesu arakwiyereka. Imana yambwiye nicaye hariya, irambwira ngo mbwire umuntu wese waje uraza gusohoka umwanzi yagushyize. Umwuka wawe uje gusohoka umwanzi yawushyize. Amen. Bwira umuntu muri kumwe ngo ube maso. Haleluya. Iyo bavuze gutumbira ni ukureba ahantu ukahakura amaso ari uko icyawe cyohebonye. Ni ukureba ahantu ukahareba ukabwira Imana ngo ndatumbira, iri turo ntanze nditanze kubw'urugo rwanjye. Ejo ukagaruka utuye umuceri ntanze ni kubw'urugo rwanjye. Tumbira. Ibi ngibi nibyo Stefano yabonye. Atumbira ibuye riruta ayandi mabuye, bituma tumva utubuye tw'abantu. Uko bamutera ibuye akareba Yesu ibuye rikomeza imfuruka, uko bamutera ibuye akareba ibuye riruta ayandi mabuye, uko bamutera utubuye akareba wakavuga uti, yo nimugume muyantere, ndiho ndabona Yesu ibuye rikomeye, ndiho ndabona ibuye rimira yanyu. Ndiho ndabona ibuye riruta yanyu. Igihe cyose uri gutumbira ngo bakimutera amabuye, Mwami Yesu akira umwuka wanjye kabisa. Akimuha umwuka w'ubwoba, ijuru rirakinguka. Akimuha umwuka wo kudakunda sha, ijuru rirakinguka. Akimuha wa mwuka w'abisi, akimuha mwuka w'ubusambanyi, akimuha wa mwuka, ijuru rihita rikinguka. Aravuga ngo mbonye Yesu, ahita abona Yesu. Iyo uranduye umwuka ukurimo, Yesu aragaragara. Iyo ukuyeho imyuka y'abantu, Yesu aragaragara. Amen. Haleluya.
tugire gutya. Amen. Ababohore ntababohore. Nyeganyeza umuntu muri kumbwira ngo ijuru rigiye gukinguka. Mubwire ngo ijuru rigiye gukinguka. Mubwire ngo ijuru rigiye kugukingukira. Ijuru rigiye kugukingukira. Ijuru rigiye gukinguka. Ijuru rigiye gukinguka. Ijuru rigiye gukinguka. Yesu aje kukwiyereka. Yesu aje kukwiyereka. Mama, ijuru rigiye gukinguka. Isaho 6 byakozwe n'intumwa 6:8 handitse gutya. Haravuze ngo Stefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga, yakoraga mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Yari yuzuye iki? Yari yuzuye ubuntu n'iki? Ongera uvuga ngo Yesu nguhaye intege zanjye, nguhaye intege nkeya zanjye, nguhaye intege nkeya zanjye. Zamura gutyo uvuga ngo nguhaye umwuka w'intege nkeya, nguhaye umwuka wanjye w'intege nkeya. Mana, unguranira imbaraga, nguranira imbaraga. Nguhaye umwuka w'intege nkeya, nguhaye umwuka wo kudatunga, nguranira ubutunzi. Nguhaye umwuka wo kudakira, nguranira ubukire. Nguhaye umwuka wo kudakundwa, nguranira wo gukundwa. Nguhaye umwuka wo kutemerwa, nguranira. Zamura ijwi ryawe ubwira Yesu ngo nguranira, nguranira mwami wanjye. Iki cyumweru nguranira, iki cyumweru nguranira Yesu. Yesu nguranira, Yesu nguranira. Ndakwinginze, nguhaye umwuka w'amarira, nguhaye umwuka w'amaganya. Ibindi bona bizamuye bibanje ku musaraba. Nguranira, 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 nguranira. Ugutaho ongera ujye uti aho. Ibyo nibyo muhaye. Ongera uvuga ngo aho. Yesu ngo Stefano wari wuzuye ubuntu. Yari yuzuye iki? Yari yuzuye iki? Zamura uvuga ngo ndashaka umwuka w'ubuntu. Ndashaka kugira ubuntu mwami. Mpa kugira ubuntu, m'imbaraga. Imana iguhe kugira ubuntu. Ugirire ubuntu ababikeneye, ugirire ubuntu abakijijwe, ubagirire ubuntu. Ikintu cyatumye ijuru rikinguka nuko yabagiraga ubuntu. Ntiyari afite ibihambaye, ariko yari afite ubuntu. Ngo yari afite n'ubwenge, yari afite n'imbaraga. Ibyo twebwe twita ibisuzuguritse nibyo Yesu ajya afungura. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Reka mbabwire, ntabwo mbyanze nari ndabishaka, ariko igihe kirageze ngo Imana idukure mu butumwa bw'abamodoka. Sibyo? Ahubwo iduha umwuka wera utegeka ibintu bikaza. Sibyo? Igihe kirageze. Amen. Ngo Imana idukure mu mwuka w'abagabo. Wumve ngo umugabo wumve igitangaza. Oya, ahubwo gushyireho umwuka w'ibitangaza. Nujya ugenda babona uri igitangaza, uhagaze babona uri igitangaza. Ngo yakoreshwaga ibitangaza, ibimenyetso n'ibitangaza. Amen. Ibimenyetso n'ibitangaza. Ibyo nibyo byarangaga Stefano. Amen. Muzi ikintu cyanejeje muri iki gitabo cyakozwe n'intumwa, Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo mugende mu cyumba cyo hejuru. Sibyo? Mugende mubanze mwuzure umwuka wera. Mwuzure iki? Mubaze mwuzure imbaraga z'umwuka wera. Ndashaka basi nugera mu rugo ufate isaha imwe, usome icya mbere ugere ku cya 6, ubundi utuze, maze wumve bamaze kuzura imbaraga z'umwuka wera. Sibyo? Aha niho nshaka wumva bacyumva imbaraga z'umwuka wera. Ni ku gice cya 2 ngo buzure imbaraga z'umwuka wera. Yego? Aha, bakimara kuwuzura, ndashaka uze kumva ikintu gikomeye. Kuri 22 ngo yemwe bagabo nimwumve. Ni Petero, sibyo? Amaze gusenga yuzuye imbaraga. Abantu ba mbere yahamirije ni abasengaga.
murabyumva? Abasengaga nibo bantu ba mbere yahamirije. Arabahamiriza Yesu mwishe, Yesu w'i Nazareti, Yesu uwo nguwo, uwo niwe ukoze ibitangaza, niwe uhumuye aba. Haleluya. Noneho ndashaka kugenda kuri 37. Umva, bamaze guhamiriza ibya Yesu ntago bagiye munsi, bagiye ahabonetse hose. Bagiye mu isoko, yego nkuko turi kumuvuga, bajya mu isoko, bajya hirya, bajya hepfo, babwira abantu Yesu. Amen. Bibiri iravuga ngo bumvisha ibya Yesu baravuga bati se dukora iki ko twumvisha muvuga ururimi rw'iwacu? Abo bantu babyumvisha ngo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data tugire dute? Ikintu Yesu yampamagariye n'umushumba wawe n'abahanuzi n'abandi bose nukugira ngo twuzure imbaraga, sibyo? Twuzure imbaraga zicumita mu mitima ibyaje kwicara mu mutima wawe. Hari imbaraga, agahinda ni umwuka, sibyo? Icyangiro ni umwuka, gupfakara gupfusha ni umwuka. Murabyemera? Yes. Icyo nshatse kuvuga rero ni iki? Yesu yaravuze ngo imitima yanyu ni nge urondora imitima. Iyo wakiriye Yesu ufungura umutima akagira ate? Akinjira, sibyo? Yesu aza mu mutima wawe, ugatangira ugaca utakarabye, sibyo? Ugatangira ukagira amahoro kubera ko yicaye hehe? Mu mutima wawe, sibyo? Aha turabyemeranye. Nta kintu tuguha ngo tuvuge ngo akira ji, sibyo? Ariko twigisha ijambo rikinjira muri wowe rigashwanyaguriza ibibazo birimo, rikica ubusambanyi. Umuntu akihana ubusambanyi atarasambanye bareba, umuntu akihana ubusinzi atarasinze bareba. Ariko ijambo yumvishe rikamenagura umutima, sibyo? Rikawumenagura. Haleluya. Rikawumenagura, umuntu agahinduka. Uwarwanaga akabireka, uwibaga akabireka, uwatukanaga akabireka, uwarogaga akabireka. Kubera iki? Haba haje ijambo rigacumita mu mutima. Ubundi nicyo Yesu atwuzuriza imbaraga z'umwuka wera. Nicyo Yesu yaduhamagariye gushwanyuza ibyafashe bugwate umutima wawe. Umuntu yagukubita mu mutima wa cumitwa gutya, ugahita wumva indwara ahantu irakize, umuntu agasimbuka. Impamvu abasimbutse, iriya ndwara iba yaramaze kwicara muri we, hakaza ijambo rikayishwanyaguza. Haba hari abarwayi 1000 ariko hagasimbuka umwe, ijambo ryinjiye hehe? Mu mutima. Amen. Niyo mpamvu Yesu yaganiraga n'umuntu, yaramubazaga urizeye? Akabyiyaturira bivuye mu mutima we ngo ndizeye. Haleluya. Icyo wizeye kikagukorera. Ndakwinginze nujya wumva ikintu kinjiye mu mutima, haguruka umenye ngo Yesu yagusuye. Ahubwo hari ibiri kwanga ko amaso abireba, hari izindi mbaraga ziri kwanga ko amatwi abyumva, ariko mu mutima igitangaza cyahageze. Mu mutima isezerano ryahinjiye. Wa munsi wumva haleluya, wa munsi wumva ibyishimo, wa munsi wumva amahoro. Haleluya. Gira gutya. Amen. Rize ricumite hehe? Mutima. Hari umuntu uri kunyumva? Yes. Niryari ubuhanuzi buba buvuye ku Mana, ntabwo ari ukunyura mu matwi. N'igihe ubuhanuzi ubwakira ukumva bwakubujije gusinzira, buba bwavuye ku Mana, kuko niho honyine, niho niho inhitura. Ntabwo ari ngombwa ko Debora avuze ibizima niba wabyakiriye. Aba ba Stefano babonye Yesu, bamubonye kubera ko bamwise. Yes. 3,000 birakizwa. Iyo niyo yari misiyo ya Yesu, yuko abantu bakizwa. Iyo niyo yari misiyo y'Imana, yuko abantu bagira bate? Bakizwa.
munyanganyiza umubwira ngo Yesu misiyo ye ni ugukizwa kuri wowe. Haleluya. Yes. Aha. Uwo si uwa mbere, si ugukizwa. Misiyo muri urayumva y'Imana ku buzima bwawe ni ugukizwa. Nuko ibintu byafashe mu mutima wawe, haza ijambo, ntabwo ari ubuhanuzi, ntabwo ari indirimbo, ntabwo ari ibiryo, ni ijambo. Ijambo niyo nkota. Amen. Uko abantu bagabanye ijambo bakagira ubuhanuzi bwinshi, deep what, bariho barazana inkota nke, bari kugabanya inkota. Uko ijambo rifite isaha niko rifite inkota 1000, uko rifite iminota 10 niko rifite inkota 100. Mu bantu 1000 biraza gukorera batatu, ariko mu bantu 1000 bafashe neza ijambo bakarimira biraza kubakorera. Naho amazi yabatembana ntago bazatemberwa, naho banyura mu muriro ntago uzabotsa, bazaba bubatse ku rutare, ntago bazaba bari ku musenyi. Amen. Tuyicyubahiro. Misiyo ya kabiri ni misiyo ya second chance, iri mu byakozwe n'intumwa. Ni uguhangana intambara zo mu maraso. Amen. Haleluya. Amen. Nubwo uri gusekura aboshye, buri muntu w'icyaha araboshye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mugende muzure mwambara imbaraga kugira ngo muzabohore ibiri mu mwuka. Amen. Niyo mpamvu Petero na Yohana babwiye ikirema, umenyereye abaguha amafaranga, umenyereye abaguha amazu, sheri ishusho, twebwe dutumbire umuriro uri muri twe, hari ikintu uri bukwambure. Amen. Haleluya. Niyo mpamvu umuntu ari gufashwa. Niyo mpamvu haleluya, Imana izajya ibanza ikore ku kikubuza amafaranga, Imana ikore ku gituma batakwemera. Ubwira Imana ngo ukore ku gituma ntacuruza, kuko gucuruza urabyemerewe. Ikikubwira ko ubyemerewe ni uko ibibonye ubikunda. Ariko hari ikintu kiri muri wowe. Ariko Yesu umwami w'abantu ntiyavuye mu ijuru ngo aduhe amazu, ahubwo yaduhaye amaraso. Yaduhaye amaraso. Bivuga ngo mu maraso yacu harimo za kabutindi, mu maraso yacu niho harimo ikindi kintu. Igihe cyose utumbiri abakozi b'Imana, twese Imana nge nawe turaha mu by'Imana yaguhamagariye kubohora. Yesu nawe ubwo yarabyivugiye, aravuga ngo nasigiwe kubohora ababoshye, nsigirwa guhumura abahumutse, nsigirwa gukura abantu mu nzu z'imbohe. Abantu bagenda ariko bari mu nzu z'imbohe, nsigirwa kubwira impumyi ngo humuka, nsigirwa kubwira. Ibyo nibyo byazanye Yesu ngo mubwire ngo humuka, uwo muri kumwe araroga. Humuka, ugendana n'indyarya, humuka. Yesu yaje guhumura. Amen. Intumwa zuzuye umwuka wera zitangiye gukora ibyo bintu bibiri. Abantu bari gukizwa kubera ko ururimi nakubwiye ko ari umwuka, ngo bavugaga mu ndimi buri wese akumva urw'iwawe. Iyo tuzamuye mu mwuka, dayimoni zirumva, dayimoni za Kimironko zirumva. Iyo turaha dusengera aha, haleluya. Hari igihe twari turi gusengana na mwene data, Imana iduhishurira umwana we, sibyo, arwaye. Yageze mu rugo asanga yarwaye, akibimbwa na mwana yabihishuye kare, kadusenge, yarakize. Bivuga ngo twari Rwamagana, Imana iduhishurira ibiri Gasogi. Hari umuntu kunyumva? Ndashaka ngubwire ngo imyuka irumva. Niyo mpamvu Yesu yageze mu irimbi, imyuka iramubwira ngo duhuriye he mwana w'intama w'Imana, tureke twigendere. Baraganira n'imyuka.
imyuka irumva. Uhagarara i Remera ugakubita iyo muri Amerika, ugahagarara hano ugakubita iya Australia, ugahagarara hano ugakubita iyo mu mazi, ugahagarara. Kubera iki? nawe uba wuzuye undi mwuka. Biba bisaba ko wambara imbaraga zirusha imbaraga uwo guteraga, wambara imbaraga urusha imbaraga uwo bakoherereje, wambara imbaraga urusha imbaraga umwuka wiwe. Amen. Hari umuntu ubyizeye? Vuga ngo bose ngiye kubadomina, bose igiye kubadomina. Ambara imbaraga zibadomina. Domina bariya abacuruzi bose badomine. Impamvu utabaranguza, hari izindi mbaraga zihora zikubita hasi inyenyeri yawe. Bwira inyenyeri yawe ngo haguruka tubadomine. Amen. Umunsi Yesu aza mu isi, aza hehe? Umunsi aza mu isi, uzi ko umuntu wamutije ikiraro atamenye uje? Yarabimenye. Abari baragiye intama barabimenye, abinginzi n'abasenzi barabimenye. Hamuritse inyenyeri. Ntabwo haje inyenyeri y'umwuka, haje inyenyeri y'ubwenge. Izakubitira abantu mu bwenge, ikamenagurira abantu mu bwenge, ituma Herode yimenya. Kuko Herode yari afite umwuka w'ubwenge, niyo mpamvu yayoboraga. Abanyabwenge barabimenya. Bariya abanyabwenge ntaho batubwira ko none se wari uzi ko impamvu bakwanze bagakunda abahengamye bo hirya yanyu ari iki? Bakurushije ubwenge. Uraza ngo nabonye boyfriend bariho bakabuta amakuru. Bati rero nubwo gisenga ariko kiravuga vuga. Wowe genda gusuma utsitareho gutya. Arahita ku arahe. Burya ntabwo aruhije. Gira gutya gusa. Mucyo witugira. Imyuka iza ahantu wakora ukavuza induru ukihakana Yesu. Uzi impamvu Petero batamufunze? Wabivuze neza. Petero mvuga ukuntu Yesu yamubwiye, yaramubwiye ngo ndagusengeye. Petero yari ajyanye isengesho. Yesu yaramusengeye, yarabizi ko ahantu Petero imyuka izamugusha atazahava. Yesu ahagurutse abasenga, aramubwira ngo ndagusengeye. Yabanje gusengerwa n'umunyembaraga. Herode azanye imbaraga ze, asanga Petero yaje mbere, asanga Yesu yasenze mbere. Hejuru y'ikirere cya Petero hari isengesho ritabomorwa, hari isengesho ridafungwa, hari isengesho ritaboha. Haleluya! Ugomba kugira imbaraga zidomina abahungu bose mugendana, zikadomina abantu bose. Ukajya winjira ukavuga uti mwese ndabadomina. Haleluya. Amen. Intambara y'umwuka. Niyo mpamvu ubona i Kigali badutumira, bagashaka ikindi batushakaho bakakibura, ko barebera mu mubiri. Yesu akabatunyuzaho. Ati genda nasenze bataraza mwana wa genda. Nafata mikoro batiri batipi. Yes, nkabacomeka iki. Niyo mpamvu ntatinda mu mazu y'abantu, ntinda mu ya data. Niyo mpamvu ntajya mu ngo z'abantu, ntinda mu rugo rwa data. Kubera ko nzi ko icyo data nshyiraho kiyobora isi, kigomba kuzimya abarozi, kikazimya abagome mu izina rya Yesu. Hari umuntu turi kumwe bavuge ngo ndabamara noneho. Stefano bamuteye amabuye ntiyayumva. Mpamvu ibibazo bikudomina baba bagufasheho ijambo. Stefano bamukubita amabuye, ariko yari yarizeye ibuye rimira amabuye. Yari yarizeye ibuye rimira yandi mabuye. Haleluya. Hari umuntu urahavuga ngo ndafashijwe. Amen. Yego. Ndashaka wumve imbaraga zambabaje cyane. Na n'uyu munsi zatumye niruka kabisa. Yego. Nzanira kane.
bamaze gukizwa, bamaze abantu kubohoka. Ikintu cyanejeje muri iyo baravuga ngo uriya muntu wari waramugaye ngo yaramaze imyaka 40 ahoraho. Biravuga ngo bamujyanaga ku irembo ry'urusengero. Nyanganyeza umuntu muri kumubwira ngo uve kuba kujyana ku irembo, haguruka gato uvuge ngo mvuye ku irembo ry'amasengero. Oya, ikorere deliverance ni ministeri, va ku irembo ry'amasengero. Bari abantu bose babonye barahamagawe, ntabwo uzi aho bahuriye n'Imana. Va ku marembo yawo, haguruka uve ku marembo yawo, va ku marembo y'ibiriziya, va ku marembo ya za diocese, va ku marembo ya za katedrale. Vuga ngo mvuye ku irembo ry'urusengero. Ngewe Debora mvuye ku marembo, igihe maze ku irembo z'abandi kirahagije. Nakiri imbaraga zinkura ku irembo. Haleluya. Va ku marembo, va ku marembo, va ku marembo. Haleluya. Haleluya. Navuge ngo zanire kane, zanira kane. Haleluya. Yes. Nujuza hano uraritse umuntu ujye umubwira uti vayo tujye mu ntambara y'umwuka. Bakivugana n'abantu, umva, bakivugana n'abantu, umva hano, bakivugana n'abantu, abatambyi baza aho bari n'umutware w'urusengero n'abasadukayo. Ariko ahantu harambaze, ndashaka nkubage, sibyo? Abantu intumwa, abantu Yesu yahaye misiyo yo kurokora abantu, sibyo? Barahagurutse bajya kubwira abantu 3000 birakizwa. Kabiri bajya ku bantu baheze hanze, banze kwigizwa imbere, sibyo? Babakura hanze, babakura hanze, babakura hanze. Biri umuntu n'umuntu wasanga kuba mu rusengero uba hanze. Zamura amaboko Grace ngo umunsi nkuri hanze. Kubera icyo utaba kuri liste z'abakire, meeting ntubamo, inama ntubamo, ibirori bikomeye ntubamo, uhora mu bakoropa, aboza wese, abaza mu bibazo, mu matangazo. Vuga ngo kwa Jinara Yesu, va hanze, va hanze, va hanze, va hanze. Mu rusengero ni kwa Data, va hanze. Aba bagabo, sibyo, icyo bari baje gukora, sibyo? Urusengero rwari rw'abagenda, urusengero rwari rw'abatunzi, urusengero rwari rw'abasimbuka, urusengero rwari rw'abatagenda. Abafite ibibazo ntago bajyamo. Hagenda abagendesha vewiti n'anoze, n'abagenda n'amaguru baba ku irembo. Mu rusengero, urusengero rwa Data rubamo bose. Haleluya, haleluya. Murimo muranyumva? Umwuka wa mbere ukubita abantu baje muri misiyo. Mureke kwitwaza abarozi, mureke kurakarira abandi. Murozi asanze ufite imbaraga ntiyagushobora. Murozi asanze wariye wahaze ntiyagushobora. Murozi asanze ufite ijambo rizima ntiyagushobora. Murozi asanze barakuhaye ijambo rikubaka ntiyagushobora. Impamvu agushobora nuko asanga baragwejeje ku irembo bakaguherayo ibiryo, bakagupfumbatiza vewiti itagira kontake, bakagupfumbatiza inzu itagira urufunguzo, bakaguha umugabo nawe utagira akazi, bakaguha viza y'icyuka gusa. Maze yaza ugahita uvuga, Mana we, uze no barambwiye viza. Ninde wakubwiye ko abo muri Amerika badapfa? Ninde wakubwiye ko Australia badapfa? Ntari imbizi bayo. Gupfa se bikanga Imana ngo nuko utagiye hanze. Mushaka kuvuga se ko abakire ari abariyo? Hano nta bakire bariyo. Yes, numara kumenya icyo uzakira ijambo rikirira hose, ritabarirwa hose, rihurira n'Imana hose,
ntabwo uzongera gutungira Imana agatoki kuko yiba hose. iza hari ibyawe, bwira Imana womatane nayo, irayaguha uri hariya, irayagusangishaho. Umudiyasipora araguhiga, witunga Imana uyimurikira ahantu. Imana ni umucyo ireba hose. Va ku irembo. Nubu uri Imana ngo mpuru ya musore. Urabona Imana iri muri kompetisiyo y'abasore? Oya sha, oya Imana mwincipuza. Mwanyumvishe? Umwuka wa mbere wakubise Petero na Yohana n'uwo. Yes. Umwuka wakubise abanyamwuka n'uwo. Yes. Yes. Okay, naanza kumfunga. Yes. Mwuka wica abaje gukizwa n'uwo. Abantu bakawukura kuri Yesu bakaguhuza n'ibikuta. Igikuta cyakugwira kikakuvunagura. Amen. Arumuri kubana. Umwuka washatse ko Petero na Yohana badakizwa n'uwande. Nuba hehe? Nuba mu nsengero. N'umwuka uba mu nsengero. Niwo watumye ubutumwa buhagarara. Umwuka uba mu nsengero niwo wakuyeho abantu gufasha. Umwuka uba mu nsengero niwo wakuyeho abantu kurizwa n'ibyaha. Umwuka uba mu nsengero. Mureke kuvuga Yesu, muvuge Yesu w'amamodoka n'amazu n'amamato ni. Ese murabona asa nk'uba mu bihuru? Yesu iyo muhuye inzu zirakubararira. Yesu iyo muhuye amafaranga arakubararira. Yesu iyo muhuye ibifite umwuka byose birakubararira. Yesu iyo muhuye ntabwo azaguha umugabo wa pirate. Umugabo uhuje na Yesu azakubararira. Yesu nimuhura ikintu cyose kizakubararira. Uzuka si inzu, inzu nizuka. Uzuka si imyambaro, imyambaro nizuka. Ni Yesu uza akazuka muri twebwe, ajya mu mutima akazuka. Aho ubupfubyi bwakwisha akakuzura, aho icyangiro cyakwisha akakuzura, aho abarozi bishe umubiri akakuzura. Yesu akakuzura, akazura amarangamutima yawe, akazura ibyishimo byawe, akazura amahoro yawe. Yesu uzura akakwinjiramo ahari indwara akahakora. Yesu ni umwuka, atirinda n'imyuka. Yesu iyo yirukanye ikizana amahoro, amahoro ariruka akajya gushaka abandi banyamahoro. Amahoro ntajya ataha mu nzu itarimo amahoro. Hari umuntu unyumvishe? Yesu azura umubabaro akawuhindura ibyishimo. Ibyishimo bikajya gushaka abandi bantu, bikaguhuza n'abanyabyishimo. Haleluya. Yesu aza muri wowe ukamubwira ngo kamere yanjye ndayishe. Yesu akayica. Yesu uzura akakuzura. Abo 3,000 bari bapfuye bari kumwe n'abatambyi, bari bapfuye batababwira ukuri. Yego, hama babona buzuye umwuka bavuze ukuri, abantu barazuka. Abantu bazutse ngo abatambyi bababaza. Karabini vaya. Isi ntabwo ikeneye ko umwuka wacu uzuka. Niyo mpamvu abantu bishyura batanga icya 10 cya miliyoni. Nibaze ejo umaze umwaka bazicaraho imbere. Bazicara he? Nihaca umwaka bazahita abadiyakoni. Bazaba iki? Niba gusabira umugisha ari abasinzi bazaguha iki? Yes! Yes! Mose Imana yabwiye Mose. Ndamubwira ngo Mose naragutoranya. Toranya abandi aho ubanzanire hano. Ndenda ku mwuka ukurimo. Ndenda ku mwuka ukurimo mubashyireho. Ntabwo Imana ikidiringa. Imana ihagurutsa
akawuha muri mwe. Niyo mpamvu ndi kwikura atari uko murwara, ndi kwikuramo ibyo mfite ngo mwakire umwuka utanga, mwakire umwuka usenga, mwakire umwuka ukunda, mwakire umwuka w'ijambo, mwakire umwuka ujya gusenga najyanye n'umugabo, mwakire umwuka. Ntabwo nyize kuko ncuruza, nyize kuko nsenga. Hano urambona bivuga buri munsi ko I'm proud of that. Ntawe urambona nsaba. Ndwaza nk'uko barwaza, nsonza nk'uko basonza, nabura y'inzu nk'abandi, ariko si uko nabuze Yesu. Yesu turi kumwe, turahorana, turagendana. Icyampa umwuka ukunda Yesu ndimo ukabazamo, mukakira Yesu, Yesu akabaha abantu n'ibintu. Umuntu muri kumwe ngo uhereye none uri muri second chance, jya urinda umutwe wawe. Nimutujyana namwe kubwiriza, kuko ndabizi ko nzakumira, muzajya mujyana nanjye, muzamenya impamvu ushobora kugenda. Umwuka ubarimo. Pawulo ari we Sawuli, yego ngo bamushyizeho, Yesu amenya ko Pawulo yari ari mu birenge by'uwabonye, yari ari munsi y'ibirenge by'uwamubonye. Yesu aravuga ngo ubwo wamboneye kure, reka amanuke ahari ubugome mashyira ubuzima. Araza aramwitegera, aramwibonera, ngo amuhuma amaso. Umucyo wa Yesu ntushobora gutuma abarozi bakureba. Shaka Yesu, umurozi nakugera aziruka. Aramubwira ngo urinde, kunteye ubwoba gukorere. Aramubwira ngo ndi Yesu. Aramubwira ati mva nkubwire, nsinzira iminsi 3. Ngo Pawulo yasinziriye iminsi 3, hariya bari bari kumukora. Fire! Yesu yaravuze ngo iri torero nzarisenya, nimara kurisenya mu minsi 3 nzongera ryubake, kandi nimara kuryubaka rizaba ryubakitse, ntawe uzarinyeganyeza. Yesu yarebaga Petero, Yesu yarebaga Pawulo, yari azi ko itorero ari Pawulo. Aravuga ngo Pawulo we sinzira iminsi 3, ngo amusinzirize iminsi 3, amukorera operasiyo, amukuramo ubugome, amukuramo kwica, amukuramo ubwoba, amukuramo ibyari birimo. Amaze kubimukura, Pawulo ayoberwa aho yanyuraga, agenda inzira yose avuga ati bagabo mwese nimwumve Yesu. Waturiye si Pawulo ati njyewe nahuye na wa mugabo, tuko tubona usa nka Sawuli, ati mumbabarire njye nahuye na wa mugabo. Pawulo bajya kumubwira ati turakwica, tubonabonye ntacyo ni mu nyice njye guhura nawe. Nabirebeye ku maguru ya Stefano, ndahabona ibwami, ndahabona ibyubahiro byanyu n'ibitenge byanyu, nimugumane ngende nkorera uwo nguwo Stefano yasanze. Haleluya. Ariko uri umwana mwiza, nkunda uriya mwana we tujya turarana, nkunda ukuntu azi gukubita. Dore hariya ngo mara 3 atareba atarya kandi atanywa. Uyu umuntu atareba atarya atanywa bayo. Imana atarya kugira ngo atongera kurya ubugome, atanywa atongera kunywa amashari, atareba atabamenya. Imana imukorera operasiyo. Bwira ijuru ngo nkorera operasiyo mu minsi 3. Nkorera operasiyo Mana. Iki cyumweru nkorera operasiyo, unkuremo ibyo nanduriye mu matorero, unkuremo ibyo nanduriye mu bahanuzi, unkuremo ibyo nanduriye mu bagome, unkuremo ibyo nanduriye mu gihugu. Reka
soma. Batugaburiye ibintu bibiwa. Pawulo bamugaburiye ubugome atabugira, bamugaburira shahu ibi batabigira. Aho ahuye na Yesu aramusinziriza, arongera aramwubaka. Yesu niyongera kwiyubakira. Yesu nakwiyubakira. Yesu nakubake. Umva 11 ngo umwami aramukunda dusimbukije twe muri karindwa tujyanye hari ariko niko mwuka akora. Ngo umwami aramubwira ati haguruka ujye mu nzira yitwa igorogotse. Amuyobora inzira. Vaho bagushize hagoramye, va mu byo bagushizemo bigoramye, injira hagororotse, ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli, kuko ubu ngubu uri kumva impamvu Imana yanze kurangira abagabo aho turi. Uri kumva impamvu amafaranga banze kuyarangira aho turi. Ibisubizo byabuze aho turi, byabuze abaturangira. Ariko Yesu ahuye na Pawulo, yego abarangira aho Pawulo ari. Aravuga ngo witwaga Sawuli, yego uwitwaga Sawuli, ngo kandi nawe amubonye mu iyerekwa. Ayiwe, manuka mwana wa manuka, ngo kandi nawe amubonye mu iyerekwa. Kuki batatwerekwa? Nawe amubonye mu iyerekwa, witwa Ananiya yinjira murambika ibiganza ngo kugira ngo ahumuke. Haleluya. Sawuli yagiye mu nzira nzima. Pawulo yahuye na Yesu, ntago Pawulo yongeye kwiyobora. Imana ikajya imutumaho abantu. Muri kumva impamvu akazi kanze kuza? Barakayobeje. Bakabujije inzira turimo. Bisubizo byabuze aho binyura. Haleluya. Amafaranga yarayobye. Vuga ngo yarayobye. Hari ibintu byacu byayobye. Kimenyimenyi nuko Pawulo ibisubizo babirangiye ahari. Ibisubizo bya Imana birangira aho uri, ibirangira ahantu uri. Haleluya. Yohoza mu biganza uvuge ngo Yesu birangira aho merere, birangira aho ntuye, akazi kanjye karangire, abanyamumaro barangira aho nkorera, barangira aho ntuye, barangira amazina yanjye, barangire, basange mu nzozi, basange bicaye, ganira n'imitima yaho, barangire, barangire, basange mu mayerekwa. Iki cyumweru gira abantu urangira, iki cyumweru gira abantu urangira. Yekora amasendererere, gira dosiye urangira hondi, gira promosiyo urangira, gira akazi urangira, gira ibisubizo urangira. Wacyumweru we, funguka ibisubizo byanjye bize. Wacyumweru we, haguruka, vuga ngo wacyumweru we. Zamura ibiganza, wacyumweru we, fungura abantu banjye baze. Wacyumweru we, funguka ibisubizo byanjye bize. Wacyumweru we, funguka imigisha yangize. Funguka, genda, senga. Wacyumweru we, funguka imigisha yanjye yinjire, funguka amarembo yanjye aze, funguka ubutabazi bwanjye buze, funguka mure n'ibisubizo byanjye. Ndagutegetse wacyumweru we, ndagutegetse wa minsi we, ndagutegetse wa butabazi we, ndagutegetse wa mugabo we. Inzira nibone kuza hondi, senga. Abantu bari kuri Zoom, ndashaka kubona abantu bari kuri Zoom muri gusenga. Nzanira abantu bari kuri Zoom. Orima sandara ya baba. Haguruka uri kuri Zoom. Haguruka none ahangaha. Bwira icyo cyumweru, bwira imyuka yose, yibwira ngo nimufunguke, nimuve mu nzira ntamuke. Wacyumweru we, imiryango yari kurimo nikinguke. Wacyumweru we, iminyururu baziritse nicagagurike. Wacyumweru we, funguka ntamuke, funguka ntabarwe. Tala baba hengelelelelelelele. Wamigisha we,
haleluya. Mu minota mike dusigaranye ngiye gusenga uko mwuka yanyoboye, sibyo? Zamura ibiganza byawe, subiramo ngo data, data, mu izina rya Yesu nizeye imbaraga zawe. Njyewe Debora nizeye imbaraga zawe Yesu, ndakwizeye, ndakwizeye. Natuje akanwa kanjye kuri umwami n'umukiza. Ni wowe mwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. None ahangaha imyuka mibi yose ntazi aho nanduriye, ntazi n'uwayanyanduje, ndayihakanye nonaha. Umwuka wawe wera niwo nakiriye. Kuri izina ryanjye aho ryabohewe, kuri izina ryanjye mu batakwizera. Umwuka wanjye uve mu barimbuka ujye mu bana b'Imana. Njyewe Debora uyu munsi nongeye gukizwa. Ndakwakiriye Yesu, ngwino umbere umwami, mbere umukiza. Uhereye nonaha n'iminsi isigaje ubugingo bwanjye buyoborwe nawe. Nizeye imbaraga zawe, nizeye ububasha bwawe, nizeye ubushobozi bwawe bwose. Kandi uyu munsi n'iminsi nsigaje singuma uko narindi. Nje Mukamurenzi Zulfat Debora, kuko ari Yesu bivuze, nsohotse aho umwanzi yashyize. Zamura ibiganza byawe, vuga uti Yesu, nsohora aho umwanzi yashyize. Sohora umubiri wanjye aho bawushyize, sohora umwuka wanjye aho bawushyize, sohora ubugingo bwanjye aho bawushyize, sohora ubwenge bwanjye. None ahangaha mpagaze mu butware bwa Kristo, ndasohoka, ndasohoka, ndasohotse. Genda 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 genda, nawe uri kuri Zoom genda genda. Ndasohotse aho banshize, ndasohotse aho abagome banshize, ndasohotse aho abashumba babi banshize, ndasohotse aho ibiganza bibi byanshize, ndasohotse aho kwatura kubi kwanshize, ndasohotse aho imyuka yanzirikiye. Wa myuka we ndekura, ndekura iki cyumweru, ndekura wa mwuka mubi we, ndekura, ndekura wa mavuta mabi we, mvaho, mvaho, mvaho mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Njye Debora ndabohoka, njye Debora ndahamburwa, njye Debora ndasohoka. Uyu munsi ndasohotse, iki cyumweru ndasohotse. Sohotse mu mivumo yabo, aho bamvumiye ndahasohotse, aho banzirikiye ndahasohotse, aho bampambiriye ndahasohotse. Mu izina rya Yesu ndava muri gereza, ndava muri gereza y'imyuka, ndasohoka, ndava muri gereza y'imyuka, ndava muri gereza y'imyuka, ndava muri gereza y'imyuka, ndava mu buroko bw'imyuka, ndavayo, ndasohokayo. Umwuka wanjye urasohoka, ibiganza byanjye birasohoka, ndasohoka n'ibyanjye, ndasohoka n'abanjye, ndasohotse mu izina rya Yesu. Ndasohotse wa cyumweru we, ndasohotse. Haleluya, haleluya. Ongera utere intambwe. Sohorayo papa wawe, sohorayo mama wawe, sohorayo bana bawe mu izina rya Yesu. Ndasohora Iryozo Claude, ndasohora Keza Nadia, ndasohora Ikeza Shiro, ndasohora Ineza Shama, ndasohora Isheja Maeva. Urubyaro rwanjye ndarusohoye. Abagore muri second chance ndabasohoye, abagabo muri second chance ndabasohoye. Ndabasohora muri gereza z'imyuka, ndabasohora aho bababoshe, ndabasohora mu mwijima, ndabasohora mu mwijima, ndabasohora isi yababoheye mu izina rya Yesu. Ndabasohora mu kwatura kubi, ndabasohora mu mashari, ndabasohora, ndabasohora mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndasohora umugabo wanjye Joseph, ndabasohora, ndabasohora. Sohora, sohora, sohora bene wa, sohora, sohora. Toto kontekererere, sohokana n'amafaranga yawe. Vuga ngo
ngo ndasohokana n'amamiliyoni yanjye, ndasohokana n'amamiliyari yanjye, ndasohokana n'intebe y'icyubahiro, ndasohokana amazu yanjye, ndasohokana amamodoka yanjye, ndasohora iby'agaciro byanjye, ndasohora ndabisohokana, iby'agaciro kanjye ndabisohokana, iby'agaciro byanjye ndabisohokana, imigisha yanjye yose ndayisohokana. Wa cyumweru we ndasohotse, wa minsi we ndasohotse, nonaha ndasohotse. Aho ibiganza bibi byanshize ndahavuye mu izina rya Yesu. Aho imitongero yabo yanshize ndahasohotse mu izina rya Yesu. Aho kwatura kwabo kwanshize ndahasohotse mu izina rya Yesu. Aho ibitambo byanshize ndahasohotse mu izina rya Yesu. Yesu ndasohotse, Yesu ndasohotse. Hari umuntu wizeye ko asohotse ngo atere haleluya? Hari umuntu wizeye ko ibyo byose bisohotse ngo atere haleluya? Haleluya. Zamura ibiganza byawe. Biravuga ngo abigishwa bahuzaga umutima. Huza natwe umutima, hari operasiyo ziri gukorwa, hari ibintu biriho birarekura abantu. Ndimo ndakira amatelefone uko bwije uko bukeye y'abantu Imana iri gukorera imirimo. Ndimo ndakira abantu bari gutabarwa. Haleluya, haleluya. Ikibazo si ikiganza, ikibazo ni ukwizera. Yesu yabazaga abantu ngo urizeye, bagahumuka. Amen. Kugusengera iminota 2 ntabwo ari cyo gikomeye, kandi uzabi iwawe iminsi 7, sibyo? Ahubwo wakira imbaraga zijya gupeza ibyaho utuye, wakira imbaraga zijya gukubita hasi ikirere cyaho utuye. Amen. Zamura ibiganza, subira muti Yesu, Yesu. None ahangaha ijambo ryawe riravuga ngo dusabe tuzahabwa. Ndasabye, sabye itegeko ryawe, ndasabye itegeko ryawe. None ahangaha ritegeka intare, ritegeka idubu, ritegeka abiyita bakomeye, ritegeka abatware b'isi, ritegeka abatware b'ikuzimu, ritegeka abatware b'ibirere. Buri mutware wese ndagusabye wohereza itegeko rimutegeka, ritegeka n'ingabo akoresha, ritegeke n'ingabo zawo. Bategeke, tegeka, tegeka, bategeke, bategeke abamize ibyanjye babiruke, tegeka abamize abanjye babiruke, abamize umugisha wanjye bawuruke. Yesu tegeka, tegeka mwami w'abami. Genda, genda, genda. Aya masaha bategeke, bategeke baruke, baruka akazi kanjye, baruka promosiyo yanjye, baruka ubukwe bwanjye, baruka imigisha yanjye. Tegeka ikuzimu baruke, tegeka mu birere baruke. Itegeko ryawe ndagusabye bategeke, bategeke. Ohereza itegeko ritugatuga inda zabo baruke, ohereza itegeko ribateza ikirungurira baruke, ohereza itegeko ritugatuga inda zabo baruke, ohereza itegeko ribatera iseseme baruke, 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 baruke ibyanjye nonaha, baruke imigisha yanjye nonaha, barutse baruke, baruke amahoro yanjye, baruke ubuzima bwa. Ruka wa mugome we, ruka wa mugome we. Ikiganza cya Yesu nikigukande. Iki cyumweru uraruka, iki cyumweru uraruka. Uwamize ibyanjye nonaha ndagutegetse ruka, ruka amasezerano yanjye, ruka, ruka mu izina rya Yesu biruke. Kandi asa nk'ukora ku nda yawe, kora ku nda yawe, kora ku nda yawe, kora ku nda yawe. Mera nk'ukanda. Ndavuze ngo ruka, ndavuze ngo ruka, ruka, ruka wa mwuka we, ruka nonaha, ruka ubukwe bwanjye, ruka. Hari ibyo wangaburiye ndabiruka, ibyo wanywesheje ndabiruka, ibyo wanyujije mu maso ndabiruka. Ndagutegetse ruka, ruka, ruka. Kanda, kora ku nda uyikande, kora ku mukondo. Iyo ndamize ibyawe yitobore, iyo ndamize akazi kawe tobora. Taka, 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 raka, taka, raka, taka, eka nderererere, eka taka ya. Ruka inkwano zanjye, ruka, ruka, ruka igishoro cyanjye, ruka agakiza, ruka ibyanjye aka kanya. Itegeko ry'Imana rikurutse, itegeko ry'Imana rikurutse, itegeko ry'Imana rikurutse, itegeko rya Yesu rikurutse.
haleluya. Ongera ugire gutya, vuga ngo haleluya. Vuga ngo wacyumweru we umpuze n'ibyanjye, wacyumweru we igitondo unzanira ibyanjye, ku manywa unzanira ibyanjye, mu ijoro unzanira ibyanjye. Ndategetse mu izina rya Yesu, marayika ushinzwe kurutsa arutse ibyanjye byose. Ongera uzamura ibiganza, vuga uti Yesu, Yesu. Waravuze ngo abarushe n'abaremerewe bazura baruhura. None ahangaha, none ahangaha ndagusabye ngo ukure ubuzima bwanjye, ukure ubuzima bwanjye aho bwashyizwe. Urabyumva? Mu maso yanjye uhagarura ubwiza wandemanye, umubiri wanjye ugarukana ubuzima waburemanye, ingingo zanjye, amagufwa yanjye, imitsi yanjye bibe bizima. Waravuze ngo ukorera mu mubiri muzima. None ahangaha uko bwiza umucyo wawe warasiye Pawulo, nanjye nundasire. Ndasaba ubwiza buvuye kuri wowe. Ahari icyangiro, ahari kutemerwa, ahari kudakundwa, hashyira ubwiza. Kora ku maso yawe usenge, senga. Nakiriye ubwiza buvuye ku Mana. Debora, nakiriye ubwiza bwa Yesu, nakiriye umucyo wa Yesu. Kora ku maso yawe, kora ku maso yawe, kora ku maso yawe mu izina rya Yesu. Isura yawe niva aho bayishyize, kora ku mutwe wawe, ubwonko bwawe bwongere bukore, imitsi yawe nikore. Kora ku ntugu zawe, amaboko yawe nakore, kora mu mbavu zawe, kora mu nda zawe, impyiko n'ibifu bikore neza. Ahari uburwayi, indwara waruzi, ndavuga iy'umwijima, ndavuga diyabete, aka kanya Yesu ari kugukoraho. Hindura, hashyira impyiko nzima, hashyira impyiko nzima, hashyira diyabete nzima, hashyiraho amaraso mazima. Kora ku mugongo, kora ku mavi, ikoreho. Yesu ari muri wowe, ikoreho. Kuramo ingingo zishaje, izere ukuremo imitsi ishaje. Ndikoraho mu izina rya Yesu, ndikoraho. Imitsi yanjye nibe mizima, amagufwa nabe mazima, amaraso yanjye nabe mazima. Reka mpinduke mizima. Nkorera operasiyo nk'iya Pawulo, nkorera operasiyo nka yandi wakoreye Sawuli. Nkorera operasiyo Yesu, nkorera operasiyo. Gira Imana igukorera operasiyo, igukuremo amaso arwaye, igukuremo amaso ahumye. Imana nigukorera operasiyo, ikore mu bwonko bwawe. Iki cyumweru Yesu akugendere muri muzima. Wakira ubuzima muri Yesu, wakira ubuzima muri Yesu. Numvise ijwi rimbwira ngo mwakire kunesha. Nimwakire kunesha mu izina rya Yesu, nimwakire kunesha. Ndumva Yesu ambwira ngo batakoraga mwakire gukora. Nimwakire gukora mu izina rya Yesu. Abatari bafite icyo gukora nimwakire, abatari bafite akazi nimwakire gukora mu izina rya Yesu. Imana ibahaye ubuzima, nimwakire ubuzima. Ndumva ijuru rimbwira ngo nimwakire kwemerwa mu izina rya Yesu. Nimwakire kwemerwa mu izina rya Yesu, nimwakire kwemerwa. Sherekereya hererebo, nyeganyega. Hari amagufwa ashaje ari kuva muri wowe, hari imitsi ishaje iri kukuvamo, hari ibintu bishaje biri kugusohokamo. Nyeganyega. Rimasetekerebo, vuga ngo nakiriye ubuzima muri Yesu. Nakiriye ubuzima, akira ubuzima. Zamura haleluya. Ongera uzamure haleluya. Ongera cyane haleluya.
wakiriye ku